imyaka 2 utabyara ngo uracyari umugore wanjye. Umugore wanjye se mumaze iki? Nese sheri. Sinzongera kumva na rimwe uvuze anjije. Sheri katarenga utangura byawe koko. Toka. Katarenga utangura. Uzasubira iwawe. Urukumva neza? Singushaka kireka nimba ari ijambo tutegereje kumva. Singushaka. Sinongeye no kumurangugiyemo. Hagurukuna nagende kwanza. Subundi abayo. Ndagenda ariko ukumbaza iki? Njye umugabo wawe. Wagiye kubyarana na siko cyangwa ukabyarana na musaza wawe. Nese ubundi wanzanye nta bandi waruruze. Ubwo ujye ubujyana iwawe. Njye nta kintu na kimwe mfana nawe. Twese twabaye dukuze. Ntabwo rero wo kuza kumagarika amaraso. Ahantu hose ngeze bajye bagereka ko nta kintu mvuze mu bandi bagabo. Ubwiye iki? Ubwiye iki? Mva imbere genda imbere. Kanza kamwe. Ndashaka ko aruko ngukunirwa ameze uyu munsi. Kusheri wa. Nubundi simukanagira mu nda ngo hariza kuvamo. Sheri wa. Wowe uzajya ubitorosha mpanaguza hano. Wowe nturambirwa. Uzijyana dore umuryango urafunguye. Naruhare nabigizemo. Ntabwo ntibikunda pe. Sinzi nimba utajya wumva ijambo singukunda. Kireka nimbarabuza urujye. Papa sireka kunkandagira. Ahubwo ama n'indi buye ry'ibijana nkari guterekaho. Nto narushaho kunezera. Wabanye unkunda. Ntabwo ngukunda rero. Guhinduye ko. Nta kintu. Njyewe ubusho nakitwa umugabo, nakitwa umusiribateri, nakuza kundira ibyo gusa. Kunyica wankandagiye cyane. Yabarupfuye ngo nkamenya ko wapfuye. Natangira ngahuruza aho tujyana ubwo turi kujya gushyingura. Sheri muramvuna mbabari. Nukurukuruka, nagutyo urukuruka. Yesu we. Ziba. Sinzongera na rimwe kumva wongeye kunyita sheri. Kuko nta gihe na kimwe uzigera ugira agaciro imbere yanjye. None se basi waretse kunkandagira. Okay, ubwo urahitamo kutagukandagira cyangwa kugukubita. Uzangira mu rugo cyangwa uzangira mu rugo? 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 Uzababwire yuko njyewe ntigeze ngukunda habe na rimwe. Nta kintu na kimwe ngucunzeho, ndashaka ko mvira mu rugo. Hakazaza n'umuntu ufite umumaro. Umva wanapfa. Wowe umva wanapfa. Kuko nta mabara natenga amagirira. Niba ufite ubwenge bugara, ntuzigera rimwe. Ziba ryamaho mpaka urukumva nje kwa kwikuye simba naje ubundi uri gukora ubundi birakumarira iki kumvita ziba cyangwa nze ngo kundi muntu wanze ngo kundi muntu wanze ntabwo ngukunda habe na rimwe kandi ngo bitayipfuye ziba toka yankara gato. Mbega umugabo usuka ko cyagiye se aranyisha usuka kuri urugo nzarubamo gute we arankandagiye aramvunaguye mana we yo Yesu we awe agiye yese mwana yaje agiye nano aranyica we. Ndiwe bite se? Ni byiza. Meze neza. Meze neza. Amasomo aragenda nta ribi? Nta kibazo biragenda. Yego. Satifiye ngo wowe nyamara icyumweru tutaje ngo tuganire kuko urumva nta somo ufite. Ariko ufite akazi kenshi kenshi twaryamye
bwacya mu gitondo bugacya nabwo wazindutse cyane nanjye nkajya ku ishuri udahari ni ibintu biba bigoye kubonana. Isubuga akazi katuma ntaganiza mushiki wanjye rega umenya ko ukiri mutoya kandi ibyo gansanga wagiye njyewe urabona muri iyi minsi abari ibintu bigiye bitandukanye abasore baza bashukisha abana bato nkaho utuntu tugiye turi nkaho ngaho kandi urabizi ko nta musore wazanga gutera injugu bure ko bita wemera. Oya ntabyo nabyemera mereye niki nabuze aha koko. Rero ugomba kuzajya umenya ubwenge ukirinda ibijyanye n'ibyo byose sibyo nyine ntuzajya ukoza abantu isoni. Nibyo ntabwo nabakoze isoni. Umukobwa mwiza ejo heza ni heza, ejo hawe hazaza ni heza, ntabwo rero ukwiriye kugendera muri izo ngeso mbi sibyo. Rero ikindi ndumva hari umuntu wo gukomanga wagenda ukamufungurira. Hari umuntu waje? Ndumva hari umuntu wo gukomanga. Naze ko nta namwumvisha. Meza. Bite bakwita nde? Nitwa Mico. Mico ko nakuzi. Mu rugo niriya mu Gitega. Hehe. Mu Gitega. Okay. Nibyo koko. Icara nta kibazo. Murakoze. Oya wikicara kure. Icara hano nta kibazo. Oya icara ku ntebe. Icyo ushaka kwicara hasi. Hano ho ntacyo byari bitwaye. Icara ku ntebe nta kibazo. Ngiye usanzwe nicaye hasi. Oya. Nase Kose shari iki ni ikindi kubona aha ngaha umukobwa aje gukora cyane. nakubwiye ko utazongera kumwita sheri. None uyu nguyu ni iki? Niko mukoro wahe? Kazi ko mu rugo aha ngaha nta mukozi mashaka. Maze ibicuma birimo ubusa nibyo bibomborana. Aha nta mukozi mashaka. Urarebye urazengurutse hose ubona wakakwiriye kuzana umukozi umukobwa. Ubwo wowe ufite ijambo kundenza muri uru rugo. Kudashaka umuhungu. Ese uri muri rugo ni ihe mirimo irimo nge yananiye kurya uzana umukozi umukobwa. Nge navuze ngo ugume hano ninjye wakwereye akazi. Ushatse wajya naho nta kazi gahari. Ugomba kuzajya. Aha nta kazi gahari ahubwo fata inzira ugende. Cyangwa nabwo niba ari unsimbura ubimbwire. Maze wabyumvise. Maze ibintu bigenda bibomborana nka Satani ije gutwara abantu be. Nibyo usanga hano nta bantu bawe bahari ni muri Satani. Ugenda ujya kubakuraho wabasize. Hano ntabwo ari iwawe. Urugo rufite rigaro. Ari we ngewe. Ntabwo ari bugume muri uru rugo. Ntabwo ugize ute? Singushaka. Nose ndagushaka. None ushatse uyu nguyu. Ndakwanze impamvu ndakunda. Sinzi impamvu utabishyira muri rwo rutwe rwawe rukuru gutewe. Uko wahagurutse ukagenda ucugaho hakora iki? Uyu nguyu ntabwo ari ugutesha iseri. Nta kintu na kimwe avuze hano. Urukundo. Yego ndabona uje wishoboye ngo uje gushaka akazi. Zijana nanyibye. Narakwibye. None uri kunyirukana. Ahubwo nsindi no kwishyuza ibyo wanyibye n'ibyo ngibyo cyane bambukira bijyanye. Wumva ko ndi n'umwana mwiza. Yarangije ko ntabwo namwishyuye. Usiye yabikura he? Wahagurutse ukagenda mukobwa. Kinacyo nticyumva cyicaye nkaho ushoboye iki? Nta ngumba negeze nsaba Imana habe n'umunsi wari. Wabivuze neza ko ari umugore wakareka kwita ngo ni umukozi. Ntabwo ushamaje pe. Ikintu kitabyara. Si gusaza aho kabyara. Nta n'isoni uba ufite. Soni. Kugendana nanjye mu muhanda. Nta kintu na kimwe kizigera kinyemeza ko negeze mba. Ngo ndi ingumba. N'igikinyi. Urarebye ubona ibyo ngibyo bakwiye kubigiraho ku muhanda bakarangizanya ntabwo ikintu na kimwe. Nta bundi bwenge. Niko ngufata. Ntabwo uguma muri uru rugo.
tuzahangana. Ninde uguha akazi? Dore ko kavuga kibombereka. Uyu ni umukozi mugenzi wawe kandi noneho wowe nkongerera amagrade kuri we, sibyo? Ntihagire ikintu na kimwe uzigera kubwira ukore utabishaka, ahubwo nawe ugenda ugikora. Ibyo byo wabyibagiwe. Uburenganzira ukumva neza. Kereka niba uzajya umutwara muri bage, tuzahagana muri urugo uzasanga yagiye. Ahubwo nzasanga umukozi w'udobe kandi gato cyane reba ibintu ngukorera. Urarira ntabwo urarira no kugutwika nagutwika, nta mutima nta santima nkugira do habe na nkeya, ahubwo mbabarira umve mu maso ndikumva urukuntese semi ndashaka kuruka do ahangahe ntugeze hakuru kujya kumwereka n'icyumba ariko aryenje hano urusoni umukobwa udashaka kuzakora aho ngaho se nyine aho kari inshoreke yawe amabona ahengamye. Nawe reka nkubwire turi kujyana na rimwe uburanye turi gutongana kuri ngira ngo hari impuhwe mufitiye, sinzegera mbona akubwiye ikintu udashaka ngo ugikore ngo ni umugore wanjye. Wapi, njye nawe twararangizanye buriya hasigaye warakodesha inzu bakaguha pirive iminsi 15 buriya hacyarimo pirive yiwe, nirangira do azagenda gutya nko akunda inzo kumanuka kugera yabona n'umuntu buriya amazi mabi buriya n'imboga mbi nicyo kintu cya mbere kitakiva mu nkono no mu nzu. Ukumva tutareka twiganirira, sibyo? Ntabwo wambwiye ko nitwa Mico. Okay. Nyine witware neza, sibyo? Niwitwara mu kazi neza ushobora no kuzavamo mabusha, nako ushobora no kuzavamo mabusha cyangwa ukavamo nyir'urugo mu Kinyarwanda cyiza. Ntagambyumvise neza. Niwitwara neza mu kazi ushobora kuzavamo nyir'urugo. Mbona utabyishimiye? Ntabwo wishimira kuba wakifuza ukicara ahantu nk'aho ngaho? Nabyishimiye. Ndi kukubaza ntabwo ushimye kuba wakwicara ahantu nk'aho ngaho? Okay, nubona bigufitiye inyungu nawe uzitware neza, nubona nta nyungu bigufitiye ubwo uzabitekerezaho, ariko igihe cyari cyo kubitekerezaho ugatangira none wakitwara neza ukarushaho cyane kunyegereza. Yego boss. Kugira ngo mbe nabasha guhindura mindset yanjye. Yego. Nta kindi kintu na kimwe tugipfana n'uriya mugore. Sawa? Yego. Genda kwega icyumba cyawe ushyiremo imyenda yawe aho nta kibazo, sibyo? Murakoze. Tubonane mu kanya. Okay. Nkurikije ahantu navuye kano kazi urabona ubu nabura kurakora koko noneho uriya mubosi yahuye akampaye nishimye cyane pe, ariko afite n'ikigori kibi Mana yanjye, kiriya kintu yakizanye mwe na mitungo koko kuyireba ugahita wibonamo neza, ariko nanjye ubu ni ugukora ibishoboka byose uriya mugabo nkamutsindira cyane ko ntari bogari. Mana yanjye iyo mbyumvishe byonyine iyo mutekereje bita numva nanjye mvuye mu byanjye, ariko ndumva n'ubundi ntanabirangiza uretse kwitekerereza kuri uriya mugabo gusa. Uriya ni umugabo pe, abandi barabeshya, ahubwo se ubu uriya mugore yaturutse he koko gusa kuriya harya ngo yari ari kwanga ko bampa akazi? Yego ko gusa abona ahubwo twanahurira hehe. Umugabo ushinguye neza kuriya niwe wanjye, ntibirabona mba nshaka.
Nase ubundi asekejeyemo kongera kumbwira amagambo nkombora ukunkomeretse cyane ahubwo nsaba imbabazi n'ukuri. Ese na n'ubu basi nta niravamo umenye ko yavuyemo. Wabonye ukuntu ubukwe bwanjye bwari bwiza? Icyo kintu nyine kibabaje ukurikije ukuntu wagize ubukwe bwiza. Mani imyaka 3 nta nindi iravamo. Ni nka kwa kundi umuntu yenga ibitoki bikareta ariko inzoga ikazabinkera. Ese ugumanye iki hariya? Imyaka ibaye 2 nta nirinjiramo byibuze ngo ivemo mvuge ati wenda yaratsikiye ikosa ninjye ririho cyangwa se sinamusize. Nubwo byanyubiye kubisobanura njye. Urakanamureke basi uvuga ngo arazitwara zikavamo nibura hari niyo yatwaye ivamo. Igihe kizagera ayitwara igumye. Noneho nta niravamo nawe yicaye ubwo uri gukora iki kuko? Wajya ushaka abana hanze se utera ukareba ko bivamo. Niyo mpamvu buriya njyewe ibaze ko aho mbigezaho nsigaye nshaka wenda ko naryama n'umukozi wanjye. Rebe byibuze basi mvuge ati reka simbure iyi vaze mvire mu rugo. Ubwo se waretse kwisuzuguza gutyo hanze ko hari abana beza keretse niba ni umukozi wawe yakanyakanya basi. Umukozi wanjye we ni mwiza ndamwizeye nta kibazo afite ibyiso byiza rwose bitereye imbere. Wenda retse ko yazaba ikigoryi inyuma ariko kuba ari mwiza we ni mwiza. Oya nubwo yaba ikigoryi ariko wamukuye w'umwana nibura icyo gisebo nawe kikakuvaho njye numva ntacyo bitwaye. Oya njyewe ngize amahirwe akanatwita inda ari yanjye nta kintu byaba bintwaye nubwo yaba ari mubi wenda kuko ntabwo yazaza afite isura ye yazaza afite isura yanjye. Timaye ibintu byose ni wowe ubyica. Ntabwo agakwiriye kumarana n'uramugura igihe kingana gutya nta n'umwana n'umufite hanze mu by'ukuri. Simwe mwese mugenda muncuka nyine ngo sezerana n'iki ugamira ukagira ngo si umusarama ari kwizirikiraho. Ntabwo ibyo ntabwo twari kubireba ngo tubimenye ahubwo wowe ikizima shaka uko wigenza. Nagerageje kuba njye natekereza nkavuga ati umwaka wa mbere nimba ushize wa kabiri ukaba urangiye tukatugutangira wa gatatu basi njye mwicire mu nzu. Ibyo bintu bitekereza navuga ati ariko mwishe bamfunga. Nakora iki? Kandi wowe ngira inama y'ikintu nakora. Dore inama nzima aho kugira ushyire umutwe w'umuntu ngo uramwishe. Genda hanze utera inda wasanga no gusakuza gutyo ari nawe ufite ikibazo. Njyewe se? Cyane ubona ku gakobwa kawe nyine kari mu rugo ubona ari kazima. Karya urebe ko hari icyo byagira byatanga. Murya se sharamanuka Ndajya kugira Evan. Ibintu byo kurya abo bana no kubigira ute shari igihe umuryo ukumva aranarura ntago yamirika. Wikomeza wigira umwana none se reka nkubwire ubuzitwa iki usura umugabo ubu umusore umupfagabo uburege bitwa nuko najya gupfakura basi nimba ari ugupfakura ntamenye. None se hari igihe ngerageza wenda nko kubona avuga ati uyu munsi reka ubwo nire mu rugo reka ngira ikintu mvugana n'ura mukozi akumva induru z'icyo kintu induru yiwe niyo ntabanje wiseka shadya wiseka no akakubwire wajya wiseka wishimye ahubwo none nimba satani wansiza amabyi azaza yajyana nkure umwanda wo ushyira biwe woge sindo nuko nukagiseka washeze mu kazi ugatikura debara basikara kwa mubyara n'ibihungu bibiri shadi byihoresha siko nsigaye nireba nkibura Saka nigere mu kazi gusa nyine tuba tugukuye. Gusa nyine mba bakeneye mujye mungira inama. Tari zawe hari udahari haba hakonje. Mujye mungira inama munambe hafi no kuri kuko. Kandi no kuri reka mubwiye niba uzi kuri mwana ufite mu rugo ari muzima. Genda umutere inda. Ese uzitwa iki? Kandi nyine atashobora gutanamirika mwana genda wegenda. Genda anytime tuzanya tuvugane ubwo ko muzaye mushaka ari buryo ki mwaza mu rugo nyine munanganirize abantu. Mva muko tambuka hano ngaha. Tambuka hano ngaha se nyine uhagarara hano ngaha tuvugana. Kazinuka kikoreshwa uturimo kuko ubumva nanga se. Ariko niko naje sone mama ngomba kuba. Ntukajye untereka hayo maso. Ubundi waje mu rugo rw'akazi kakuzanya rukundi umugabo. None ubwo ngubwo ko nsige mbona umwikwaduraho ukuntu Torego uravuga wibombeka nkaho utazi kuvuga. Waje ushaka akazi waje ushaka umugabo ko mbona ari byo washyize imbere. Ubu naguha umurushyi
kuba winjije ubusa kubera ko akazi ntampaye niko nsigaye nkora. Kora wivugishwa ubusa, umugabo wanjye yaza naba ndahari mukirwa mu byanyu byose ibyo ushaka byose. Ariko nta n'umusara. Nakubwiye ko tuzahangana. Ageze ariko utari mu nzu nzaje kubikora. Nta n'ikintu mujya muvugana. Urabona cyagiye dusanga muri salo zo gusaba akazi. Ibyo wari urimo se wabirangije bindi? Ngiye gutenda z'intebe. Usiga ufite akanyaro kabi. Ayo maso ntukajya uyanterekera kuko nazayasama urushyi rumwe agahita ahuma. Urumva utabundenganisha. We ntabwo wakwiriye kuba uri kunsubiza. Ugire vuba unsanga yaramukikaje. Uri kunyumva? Se wavugishijwe ko uzi kuvuga cyangwa ukaruka basi nkabona warutse. Ndaza mwabuja. Gira vuba unsange hariya. Ndagaruka kukureba turabonana. Seguridad a la comunidad de mujer. Lo comprendía necesario. Amamos el cariño. Ariko, nanjye ninjye nawe. Nubwo yananyigizaho kwanza. Yategera byose. Ninjye nawe n'umugabo we. Kuko nta n'ikibazo kuko musanga ku gikari. Mico. Karame boss. Nkubwire. Mico. Karame. Umeze ute? Meze neza. Wiriwe ute? Niriwe neza. Wariye? Nariye. Wahaze? Okay. Ngava ngo uze wicara tugane. Igera hano. Bose kwegera. Umva nyine bigoye. Ashya ntabwo bigoye ngwino higera. Sibyo? Uriya mugore wawe se ubu yinjiye. Ashya ariko icura mugore byo ntukajya ubitekereza kandi ntukajya unanabitindaho. Sinjye mu boss se hano. Arega ngomba kubitindaho cyane. Sinjye nyiri urugo se. Kireka ubwo yabaruvuze ko hari undi umukozi hakaza kuza boss wanjye hanyuma akanyirukana cyangwa se akantonganya. Ariko njye hoya. Ese sinjye nyiri hano. Ese kutazi. Angeruze nyegere papa. Angera kuza wisodekereza wakihu wagiuze nyine nkumva kunyegereye cyane. Mico. Umeze neza. Ukwiyumva ute wicaranye n'umuntu nkanjye? Ako jya uvuga ndeba. Ntabwo nabona uko mbikubwira nyine gusa ndumva nishimye. Giye gutungura wowe fungura umutima umbwire kandi ujye unsubiza icyo nkubaza. Sibyo? Kindi kandi ujye unsubiza undeba mu maso. Yego. Yego. Nakubajije ngo wakakanye ukwiyumva ute wicaranye n'umuntu nkanjye? Ndumva ari neza. Cyane. Yego. Kwiyumva ute se ubwo ndamutse nkubwiye ngo hari uwo ugiye gusimbura muri uru rugo? Byandenze ntabwo nabona uburyo mbikubwira. Nizere ariko ko nta kintu na kimwe kiri buze gutungura ko byinshi narabikubwiye. Sibyo? Yego. Rero wowe wenyine ugomba kwitekerezaho ukavuga ngo
bosi wanjye yampaye uburenganzira hano ampa n'inshingano. Humura. Nagufashe nanone. Tambukishwa hano. Nakubwiye ko ayo maso nzayakuramo. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma. Yego. Nakubwiye ko za zindi zari ntangirijwe. Urukumva neza? Yaza kuba ufite ubwenge bubara. Uba waramenye neza ko za zindi ari ntangirijwe. Ubu noneho bigeze hagati. Uko kigiye imbere.